nongera nkwibutsa ngo ukeneye gusohokera ahantu heza cyane wasohokera kuri Nziza View Hotel. Nakubwira yuko ari ahantu heza cyane ndetse hari service nziza cyane, ibyo kurya by'ubwoko bwose ndetse n'ibyo kunywa. Nkubwira ko bafite special chicken, nakubwira yuko ari umwihariko wabo, ndetse nkubwira yuko nuhagera uzanshimira service zaho ni nta makemwa. Urahita wibaza ati se aha Sandra rero nakutubwira ni hehe? Reka nkubwire ngo zamuka gato rongera mu Gakinjiro urinze dodani ya mbere iya kabiri ukate mu kuboko kw'ibumoso, kandi nunayoba uzahamagare kuri nimero 0788 23 9700. Nzi neza ko uzampamagara unshimira kuri service nziza ndetse n'ibyo kurya byiza wahabonye. Abacuruzi b'urumogi babita bapushaka batigenda guhura umogi. Uko nagenda murapira vipi mambo kumitize, ndamubaza imiti se hari farumasi aho ngaho, akahita avuga ati we n'uwacu. Naho ngaho rero nizo ngaruka nibyo byatumye njya ku muhanda, mbaje mu buzima bukomeye, ariko shima Kristo uhindura amateka. Hari igihe nigeze kumva wenda uvuga uti hari umuntu wangabiye akenda k'imbere rimwe na rimwe nkagapfundikanya, ndagira ngo umbwire kuri ako kantu hagatoya. Aho ngaho nari maze gukizwa mu mateka y'ibigeragezo umuntu yinjiramo kubera Imana. Hari umuririmbyi wo mu ndirimbo zo gushimisha Imana, harimo igitero kivuga ngo mvugutira kandi ucuruma harimo inkambo, mpindura igikoresho wishimira. Y'Imana iguteguramo kuzaba ukomeye kunyuza ahakomeye, y'Imana igutegura kuzagisha abandi kwihangana kunyuza mu bisabwa gutuma ugira kwihangana muri weho. Ubwo rero nanyuze mu bigeragezo. Gasaro TV. Abakunzi ba Gasaro TV tubaha ikaze muherereye mu mpande zose z'isi, turabasoje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange. Turabakunda cyane nk'uko namwe mutwereka urukundo umunsi ku wundi, ndetse komenti zanyu ni ingenzi nk'uko mpora mbibabwira. Reka ntangire mvuga ngo ubuzima, uyu munsi turi mu isi, tubayeho mu buzima bugiye butandukanye, turishima uyu munsi tugaseka, ariko reka mvuge ngo ntawe ubuzi ngo ejo bizagenda bite. Impamvu ntangiriye kuri aya magambo asa nakomeye nuko uyu munsi iyo turiho turabibara, ariko ahakeye hacu ntabwo tuba tuhazi. Aya ni amagambo buri muntu wese yagakwiye kwicara agatekereza ati se ejo hanjye hazarangira gute, cyangwa se ejo hanjye bizagenda bite. Uyu munsi ni inkuru y'akababaro, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru navuga ishenguye imitima ya benshi. Twebwe turi hano mu Rwanda navuga neza ko ndetse n'abari mu mahanga ari inkuru mbi, ndetse aho benshi babyukiye ku nkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje cyane, yaba ku banyarwanda muri rusange ndetse n'abakundaga uyu mubyeyi, yaba itorero ndetse yaba n'abakoraga umurimo w'Imana muri rusange n'abakristo bagiye batandukanye. Nimvuga aya magambo benshi baribaza ati se noneho Sandra ni iyihe nkuru y'agahinda cyangwa se y'akababaro agiye kutugezaho? Reka ntangirire ku mugabo witwa Pastor Theogene. Pastor Theogene ni umubyeyi benshi bakunze, benshi bamenye, ndetse ntabwo nareka kuvuga yuko yakoze umurimo w'Imana mu buryo bushoboka, mu buryo bw'ubwitange ndetse n'uburyo bw'urukundo, awukorana umurava. Impamvu ntangire kuri aya magambo nuko nzi neza ko ari umubyeyi wafashije yaba abo ku mihanda, yaba navuga nongiyeho abicuruzaga cyangwa se abakoraga umwuga w'uburaya. Kugeza kuri uyu munsi hari benshi babivuyemo kubera uyu mubyeyi. Inkuru mbi rero ihari kuri uyu munsi nuko Pastor Theogene waruzwi nk'inzahuke yamaze kwitahira. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ndetse ni n'inkuru kugeza kuri iyi saha benshi
batarakira cyangwa se benshi bataremera, bibaza ati ese byaba bigenze bite ko Satani ari umugome. Benshi bari kwibaza ibi bintu ni ibiki, cyangwa se kubera iki Satani. Ntago navuga ko Imana ariyo iba ikoze ibi ngibi. Mu ijoro rya tariki 22 Kamena uyu mwaka turimo, ahagana isaha ya 5 z'ijoro, nibwo inkuru y'akababaro yatangiye gukwirakwira hirya no hino ko umushumba Theogene Niyonshuti, mu mazina ye waruzwi nk'inzahuke, yitabye Imana. Mu bivugwa nuko yarari mu modoka ava i Kampala. Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru yababaje imitima ya benshi, ndetse ni n'inkuru benshi kugeza kuri uyu munsi batariyumvisha, aho abakora umurimo w'Imana kugeza kuri ubu nabo batari kubyumva cyangwa se batarabyakiraho. Aline Gahongayire yapostinze aya magambo ati Pastor Theo baho. Arangije arongera ati Pastor Theo ihangane ubeho, kuko sinshaka kubona post za rest in peace kuri wowe, rero baho pe. Arangije ashyiraho emoji y'amarira menshi. Pastor Habineza nawe kuri status yanditse ati nibyo koko Pastor Theogene Nzahuke yamaze kwitaba Imana, mvuganye n'umudamu we. Ndetse mvuga ngo ni ibintu biba bigoye, ni ibintu biba bikomeye cyane, aho mu minsi yashize navuga ko Zion Temple yari yamutumiye. Ngira ngo benshi murabizi, yari yatumiwe mu Bugesera, aho yari yagiye mu ivugabutumwa, ndetse aho benshi umurimo w'Imana yawukoze, benshi bakabohoka, yaba abakora umwuga navuga wo ku muhanda, yaba abana bo ku mihanda, ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Navuga yuko ari nawo murimo ni kuri iki cyumweru, niba ntibeshye ku itariki ya 19 nimba mbyibuka neza. Ngira ngo rero ni ibintu biteye akababaro, ni ibintu biteye agahinda, ndetse ni n'igihombo gikomeye cyane kuri sosiyete. Ngira ngo yari umupapa ubwiriza abantu benshi bagafashwa, bakundaga amagambo ye y'ubwenge cyane, ko yanaririmbaga cyangwa se rimwe na rimwe akaririmba biciye mu buzima cyangwa se mu buhamya yagiye abamo. Ngira ngo nsubire inyuma gato cyane ku buhamya bwa Niyonshuti Theogene. Kenshi yakundaga gutanga ubuhamya bwe, ndetse ukumva neza ko nta soni bimuteye, nta n'ikibazo afite, ahubwo arashaka ko abana nabo babaye muri ka kababaro cyangwa se muri bwa buzima nabo bakihana, cyangwa se nabo bahindukira ko byose bigishoboka. Niyonshuti Theogene, dusubiye inyuma gato cyane, yari umwana wo ku muhanda. Icyizere cy'ubuzima cyari cyarayoyotse, yari yakiriye nk'uzabaho mu muhanda kugeza Yesu agarutse kujyana itorero rye. Ibi ngibi rero ngira ngo murabizi, benshi yagiye abitangamo ubuhamya ahantu henshi hagiye hatandukanye. Nyuma y'imyaka 23 ubu yari umubyeyi, yari umugabo, ndetse wubatse, ufite n'abana. Nimvuga abana, ngira ngo benshi murabizi ko yari afite abana ubwe yabyaranye n'umudamu we wa Nyanasiya, ndetse afite n'abana benshi bagiye batandukanye navuga agenda arera. Niyonshuti yinjiye mu buzima bwo ku muhanda yirwanaho nyuma y'ibikomere yasigiwe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Yasize umuryango we wishwe. Ni umwana wari wavukiye mu muryango wishoboye. Mu mezi 3 gusa ubuzima bwe bwarahindutse, aganiye umuhanda akawirirwamo, ndetse akanawuraraho. Ku muhanda yitwaga Muhwere, ndetse kuri ubu akaba yarasigaye yitwa yari Sawuli wahindutse Pawulo. Amagambo yakundaga kwigisha, yakundaga gukoresha amagambo cyane y'isana mutima, ndetse yereka abo ku muhanda ko ubuzima uyu munsi barimo, yaba ubwo gukoresha ibiyobyabwenge, ndetse no kurara mu tubyiniro cyangwa se navuga ku mihanda, umunsi umwe bizahinduka nk'uko nawe byari bimeze. Kuri ubu rero Pastor Theogene Niyonshuti
ubwe yivugiraga ko ari umwe mu bakozi b'Imana batarya iminwa iyo bageze ku ngingo ijyanye no gutanga ubuhamya bw'ibyo banyuzemo, kandi ngira ngo benshi murabizi aho yatangaga ubuhamya bwe ndetse ahageze hose akerekana ko icyizere cy'ubuzima kubo byanze kuri ubu bigishoboka. Ubusanzwe rero nk'uko nakomeje mbibabwira, yavukaga mu muryango ukomeye, ariko nyuma ya jenoside yabayeho mu buzima bugoye cyane, ndetse ayoboka inzira yo kwicira inshuro. Ibyo murabizi cyane ko yagiye abivuga mu buhamya bwe bwagiye butambutse. Muri ubwo buzima rero yaratunzwe no gukora mu kinamba, ndetse uwararanaga navuga n'abana bo ku muhanda, ndetse aho nawe mu magambo yikoreshezaga ati uwarangaraga hari ubwo nanamutwaraga umuzigo. Pastor Theogene rero nibwo nyuma yaje gukizwa ndetse aza kugana inzira yo gukorera Imana. Kuri ubu ngubu akaba yari umukozi w'Imana, navuga rwose ibi byo ntawe bishidikanyaho, ndetse akaba benshi ari umubyeyi wabafashaga. Kuri ubu rero ni igihombo gikomeye, aho ari agahinda gakomeye cyane, yaba ku mufasha we, yaba kuri ba bana bo ku muhanda kugeza kuri uyu munsi yitagaho, ndetse yaba kuri sosiyete, yaba ku itorero no ku bakristo batandukanye, navuga yagendaga afasha mu bihe bigiye bitandukanye. N'ukuri ni agahinda birababaje, ndetse uyu munsi benshi turibaza ati ese iki cyari cyo gihe cyiza cy'uko Imana yatwara uyu mukozi wayo? Ariko reka tuvuge ngo rimwe na rimwe hari igihe Imana ibibona inzira yonyine isigaye warayikoreye. Ariko navuga yuko akenshi mu basenga nibo bakunda gukoresha iri jambo ngo Imana itwaye umugeni wayo. Navuga rero akenshi ibiri gusarura, abenshi niko bakunda gukoresha iri jambo ati Imana igihe cyari kigeze yuko isarura ibyo yabibye. Kandi koko ntago twakinubira Imana, nubwo ubushake bwayo busharira, ariko ntago nareka kuvuga ngo biba bigoye kuri twebwe nk'abana b'abantu, biba ari amagambo rimwe na rimwe uvuga n'inkuru ukabura icyo kuvuga bitewe n'uko amagambo aba yabuze. Ngira ngo benshi murabizi, niba utarapfusha umuntu wa hafi cyane, wapfushije inshuti ya hafi, wapfushije ndetse n'abandi, ntekereza ko uri kumva iyi nkuru, ni ukuri nta muntu n'umwe kuri iyi si utarapfusha. Benshi murabizi uburyo ki ikigeragezo cyo gupfusha kiryana. Navuga rero benshi abapasiteri kubyakira byanze, yaba abo mu Rwanda, yaba abo muri diaspora, mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse yaba n'abantu basanzwe. Kugeza kuri iyi saha urabona yuko ku ma status agiye atandukanye, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, kugeza kuri ubu ntago barabyakira yuko uyu mubyeyi yamaze gutaha. Ariko navuga biba ari igihombo, biba ari akababaro, biba ari n'agahinda gakomeye cyane. Ariko reka mvuge ngo ni ukuri twihanganishije cyane umuryango we, yaba umudamu, yaba abana, ndetse n'abakristo muri rusange, ndetse mvuga ngo twihanganishije n'umuntu wese uri kutwumva, kuko Pastor Theogene yafashije abantu benshi cyane bagiye batandukanye muri ubu buzima. Hari abo yahinduriye ubuzima, hari abo yahinduriye amateka, ndetse hari n'abaretse ibyo bakoraga kubera we. Ngira ngo ubuhamya benshi murabizi bagiye babivuga ku macano agiye atandukanye, ko hari ibyo baretse kubera uyu mugabo Pastor Theogene. Akenshi bavugaga ati ngewe ndi nzahuke. Reka mvuge ngo rero ni ukuri ni ugukomera, biba ari agahinda kuri twese. Ariko nongera mvuga ngo Pastor Theogene uyu munsi atashye neza cyane, yuko yari umukozi w'Imana pe. Ibyo ngibyo byo nta n'uwabihakana cyangwa se nta n'uwabijyaho impaka. Mvuga ngo akenshi umuntu aragenda, bamwe bakaba bakibaza ati se uyu muntu aragiye, ariko turahamya neza ko Pastor Theogene agiye, navuga rwose mu ruhande rwiza. Impamvu nkoresheje aya magambo, ntago ariko umuntu wese agenda
akagenda neza, ariko hari umuntu rwose uburyo ki imibereho ye, uburyo ki yakoreye Imana, tuzi neza ko kuri uyu munsi nubwo twebwe dusigaranye agahinda, dusigaranye amarira, dusigaranye umubabaro, tuzi neza ko Pastor Theogene uyu munsi agiye aheza rwose kandi Imana imwakiriye iruhande rwayo. Reka mvuge ngo no gukomeza gukomera, ndetse tugerageze inshuti, abavandimwe, kuba hafi y'umuryango wa Pastor Theogene. Ngira ngo murabizi neza uburyo ki yakundaga umudamu we mu buryo bukomeye, ndetse n'umudamu yamukundaga buri umwe ku wundi yari inkingi ya mwamba. Ngira ngo ibyo murabizi. Nta gahinda rero kuba umuntu yapfusha umugabo, ndetse navuga yuko kugeza iyi saha bari bakiri batoya, aribwo uyu munsi umuntu ageramo akibaza atari ku Mana we, rimwe na rimwe kubera iki biba, tubyibaza nk'abana b'abantu kuko twese turi abanyantege nke. Nagiye mbona ari n'abandi benshi bavuga ati igihe cyari cyiza kigeze yuko Pastor Theogene yishima akanezerwa, ndetse we n'umuryango we, cyane ko ibyari bimaze kugerwaho ni byiza, ni byinshi, yaba gufasha abantu ndetse no guhindura ubuzima bwa benshi, cyane ko yari nayo ntego ye, atari ko kuri uyu munsi birangiye gutya. Reka mvuge ngo ni ukuri ni agahinda, ndetse mwese mudukurikiye mukomeze mwihangane, twifatanyije namwe ndetse n'umuryango wa Pastor Theogene, ndetse nongeraho ngo Imana imuhire uko ridashira kandi ikomeze abasigaye. Nta kindi nakongeraho uretse kuvuga ngo abari hafi ye, ababanye nawe, ndetse n'abandi yafashaga, nzi neza ko ari benshi batagira umubare cyangwa se batagira ingano, ni ukuri mukomere muri ibi bihe bitoroshye, nzi neza ko bigoye imitima kubyakira. Gasaro TV.